bitese Nasete se Umugore komanda bamukeye nk'umuntu witegura gushyira mu mago ubukwe bugeze ndagoye ikintu ndabona simpano zo narazibonye intebe n'ibindi bikoresho intebe n'iziri kubura intebe n'ibindi bikoresho ariko da ufite amafaranga wajya wanazikoresha ahubwo ntizi byanjye ntago bagutwereye ntago wigeze ubona gutwerera narantwereye ariko hari ibintu gishengiye iyo ubundi icyo ni icyambere iyo wabonye inkwano ibindi byose biza ariko n'ubundi bajya bavuga ngo no hasi arahica araharyama wane bicaza no hasi nkakora ubukwe nk'umusore nta n'uzamfite ko nante se kwasoma ko wabicaza hera nini basi ibyo ndabitekereza kuva rwose izi bitekerezo barazira intebe z'iwanjye nubwo rokazi wazigura bameze wawe nziza zirakomengera buri nazigo zindenze cyangwa z'iwawe se wazingurisha ariko wazingurisha se ibyo ni ibintu byoroshye kuba nawe ufite amafaranga natwe mpaye nk'ibihumbi magana abiri ziracyakomengera urabizi zirakomeye ni karite intebe zawe zirashaje uzimaranye ntuzi intebe abana bazinyayemo byagenze gute kuzitumamo zaracuye wenda nawe uransetse tamake mushakiye imari ya make ubundi se washaka intebe zanga uziko nabyumva wenda ibihumbi ijana ziriya zawe wemeye rwose ntabyemeye ibihumbi ijana nawe wegeza nkana rwose ibihumbi ijana utu dufaranga nko kugaza kari gatanu nawe ureka mubi ibyo mwazicanyemo ibyo mwazi n'abari abana wowe ntabwo tubara igihe tubara karite y'ikintu niba ari karite si zampenze ntabwo niba bitakunda nyine ariko ntabwo ibihumbi ijana yaba ari make nawe rwose isi uzabyinze gute ko wambura ukanazirantebe ukazimara baduzime rwose uza make ya nyuma nawe nkashyiramo nkagukorera akazi 150 niyo ya nyuma 150 rwose niba uyafite umuhire ariko rero hari ibyo ngiye hari umuntu wanyemereye kunkorera 20,000 ubwo ni ukuvuga ngo nanjye mfite 20,000 nayagushyiraho ugakabisha na 20 ukamazirana kandi ugura unantwereye regaye unantwereye adoro babagiye kirekire atamutiye twimana ikanange ubundi byari 150 ikangushyiremo satike ibihumbi 30 byonyine ari byo mbisigamo ubundi ibyo 120 ndabyemera ariko nanjye ubwo ndaba ngutwereye ibihumbi 30 ubwo byari 150 urumva ndangiye kugutwerera 30 ubwo nta kibazo 120 ndayemera ahubwo uzaza ryari ese ntiwabanza ukabaza umugore kurumva none ntabwo wazindutse sawa reka na ubwo naho kuri phone ni kuri telefone gusa nyine ubukwe ni hatari komeza utsengere aryo ubukwe ni ryari nejo ni ku cyumweru ariko twabuze iminsi ibiri yonyine iminsi ibiri sijya ngo wirimo dore ko ubona bwakije ndabona n'uruzuba niba ari n'imvura noneho rero ibaduka genda umbarize mama Rachel wumve kurya ku sawa turasubira ni kuri telefone ariko ndabona wari umaze kubiba ura nta kibazo umaze kuzana amaganya nyine aho ngaganiye nabi uganiriye nabi ariko urabizi ko nta kibazo
ko baba batwoga atazi ukuntu koza ukoresha buri kantu kose bashyira mu ibasira yakazi ndanakarambirwa rwose nayivamo Kerere. karame mabura Endana ubwire. mutesi uruzuba ruba rumeze nabi ariko ni amahoro iyo umuntu agiye iyo agendagenda imihanda ya Kigali akagaruka mu buzima bw'amahoro aba ari ugushimira izi ntebe zirasa nabi Mbese kudakoze kugira ngo unazikoreshe. mbese niyo nshinzwe isuku y'aha none Sashe ntabwo babikora. ariko mu maraje nungu zitekerezo urabona izi ntebe zimara igihe kirekire yewe zakoze zicaho n'abantu bagiye batandukanye ari abanini ari abananutse ari abana ndetse n'abana bacu babizi ko bazicayeho bakanazinyaraho rero nungutse igitekerezo aho kugira ngo tujye tuhoza izi ntebe muri bazifura urabona ko zimaze kugenda zisaza Ako zari zikomeye. zikomeye zari zinaheze dore igitekerezo rero ni iki twazigurishije kutugabura izindi nshyashya hari ahantu naciye ndimo ngendagenda wasanga ni nabyo byatumye nananirwa cyane kubera ko uburyo nazitegerejemo ku buryo nari nitegereje ziriya ntebe nasanze ntaho zihuriye n'izi zacu zirakomeye ni nziza yewe ziteye amabengeza nawe uzibonye wahita ugurisha ibyo ufite byose mu nzu ugahita ubongera ukazigura igitekerezo ni uko niba wemera ko tuzigurisha Naseshe. Kwizi niba uzi ko ari nziza zikomeye zifite ari tete ya mbere. Ubwo tuzaba izindi ntebe zikomeye nziza nk'izi ngizi koko. ibyo gusa zirahari pe njye nazibone n'amaso yanjye ariko Ako shiri nta kibazo. Niba wumva uzazibona nziza. ok sa murakoze cyane abashyira amazi muri dushe uzazanye na kamambere ikiza aka kavumbi ndebe ko sawa sawa kumaze kuba mwiza umaze kuba mwiza rwose pe aho twadusoresore ntituzakuntwara banguka 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 dore ndabona amasaha arimo agenda akora wenda unashyire n'ibyo ku meza kare dore turya cyangwa mugize neza ndagenda mu mihanda ya Kigali babikaze Mwaramutse.
Mwaramutse? Mwaramutse. Kariya biti? Bose hasi? menya aracyaryama. Wamubwire se ko tujyana. Urashaka byihutirwamo. Ariko ni karibu muri salo. Bose hari umuntu ugushaka muri salo.